hano uba ugiye guhitamo nimero ushaka kuzaza wumviriza mu gihe ariko umekinga shuwa yuko iyo nimero uyizi, waba umugabo wawe cyangwa wa mugore wawe nimero akunda guhamagara, iyo ushatse uza muri izi nimero wamara kuzizamo ukahita uyikandaho gutya, ubwo uyikanzeho uhita wemeza kw'aka kantu nk'uku, iyi nimero iyo igiyemo gutya wa musheri wawe nimero akunda guhamagara ibyo bavuganye irabirikodinga. Bakomeza bambwira ati ziriya kode watweretse ntabwo zikora, ziriya kode ntabwo zikora, ahubwo aho kugira ngo umuntu wumvirize uwo ushaka, ahubwo ziriya kode iyo uzikoresheje niwe ukumviriza. Rero nta kindi ngiye kukwereka ubundi buryo bwiza dushobora kwifashisha dukoresheje application ya Auto-Record, ukabasha kumva amakuru ya sheri wawe, ukumva uwo bavuganye, yewe ukamwumva n'ibyo bavuganye byose ukabyumva 100%, bitagusabye gukoresha za kode zitagikunda. Urafata telefone yawe, ngiye kukwereka step by step kugira ngo ubashe kuba wabasha kumviriza sheri wawe. Numara gufata telefone yawe urabundi urajya muri Play Store, biragusaba kuba ufite email, dore Play Store ngiyi urayikandaho nk'ibisanzwe uyifungure. Numara gukanda kuri Play Store urahita uza hano handitse search, dore ngaha ukahakandaho, ubundi ukahita uza hano hejuru ugakara kuri search, ubundi ukandikamo icyo ushaka. Reka twandikamo call record. Call recorder dore ngiyi urahita uyikandaho bahita bayizana hano hambere, katuyikandeho dore ngiyi, twebwe turayifitemo iri installed, ntabwo twongera kuyinstalla ubundi bwa kabiri, twe turayifite rwose. Ntabwo upfa gushyiramo record iyo ariyo yose, ntabwo upfa kuyishyiramo rwose, urashyiramo iyo ndi bukwereke kugira ngo tubashe kugendana neza, nibwo buryo bwiza. Urashyiramo iyo ndi bukwereke ubundi kugira ngo ujye ubasha kuba wakumviriza umuntu. Noneho urakanda kuri iyi bita call record auto recording. Iyi niyo iri bukandeho kuko iyi niyo yizewe kandi iyi niyo ikora neza. Numara kugera kuri application yawe bita call recorder auto recording, urabona twebwe irestaye, wowe urahita ukora kuri install. Noneho twereka dukore kuri open. Nkwereke uburyo ushobora gufungura ino app kugira ngo ujye ubasha kumviriza sheri wawe neza, umwumvirize ibyo yavugiye kuri telefone byose bitagusabye gushyiramo za kode. Urabona noneho iyo application yacu ifungutse nk'uku ubibona, bayita call recorder. Iyi ni application nziza cyane ishobora kuguha amakuru yo kuba wakumviriza sheri wawe. Urahita ubona kano kantu k'agakubo, urahita ugakoraho nk'uku, uragakoraho rwose, ni ibintu byoroheje. Numara kugakoraho urahita ubona ibyo bagusaba gufungura hano ngaha, hano handitse grant to record, urakoraho. Numara gukoraho urakora hano handitse allow, urakoraho wongere ukore kuri allow, wongere ukore kuri allow. Urabona iyo umaze gukora kuri allow bahita baguha agataburo kameze gutya, ubundi ugasoma amabwiriza n'amategeko. Iyo umaze kuyasoma neza uhita ukora hano handitse I know. Hano I know kuko barabanza bakakwihanangiriza kuko iyi application ni application itanga amakuru 100%. Noneho urabona twinjiye muri application zacu, dore amasetting ngaya munsi hari hano recording, dore ngiyi iyi application twari twayikoresheje mu buryo busanzwe, wenda reka dusibe izi record. Dore ngiyi hano hari amasetting, dore ngiyi setting. Iyo umaze gukanda kuri setting ugomba kumekinga shuba ko kano kantu kameze gutya nyine gafunguye. Kano kantu ugomba kumekinga shuba ko gafunguye, ndetse n'aka ko hasi ugomba kumekinga shuba ko gafunguye. Noneho uhita uza hano handitse record settings ugakandaho, bakahita baguha amasetting ameze gutya. Noneho iyo baguha amasetting ameze gutya si ngombwa yose ngo uyakoreshe. Noneho setting nshaka kubereka y'ingenzi dore ngiyi, ukanda hano, reka mbereke, ukahita ukanda kuri allow. Ubwo bari bambajije kujya ndikodinga nimero gusa cyangwa nka recordinga uwo muri kuvugana
we ibyo avuga ariko uwo bavugana we ntubyumve. Rero iyo ushaka kujya wumva uvuga uhamagaye n'uhamagawe ibyo bavugiye kuri telefone, ukora hano handitse record all. Ukora hano handitse record all. Noneho ukahita ukora kuri OK, ukahita uza hano handitse excluded numbers. Hano kuri excluded numbers icyo ukora, dore ngiyi setting, urabona kano kantu ngaka, urabona kano kantu ngaka ka nimero ngaka ugakandaho ko mu nguni irimo irazamo focus, katugerageze dukuremo ino focus. Urabona kano kantu ko mu nguni ngaka, reka nkabereke neza, dore ngaka ugakandaho kano kantu ngaka, noneho ukahita ubona wahaye new contact cyangwa new number cyangwa from contact, urahita ukora hano muri contact. Iyo umaze gukora muri contact rero hazamuka amanimero. Hano uba ugiye guhitamo nimero ushaka kuzaza wumviriza mu gihe, ariko umakinga sure yuko iyo nimero uyizi. Waba umugabo wawe cyangwa wa mugore wawe nimero akunda guhamagara, iyo ushatse uza muri izi nimero, wamara kuzizamo ukahita uyikandaho gutya. Ubwo uyikanzeho uhita wemeza kwa aka kantu nk'uku, iyi nimero iyo igiyemo gutya, wa musheri wawe nimero akunda guhamagara ibyo bavuganye irabirikodinga. Rero iyo ubikoze gutya, ino record irikodinga uyu muntu wahisemo gusa. Rero biba byiza iyo udahisemo nimero, kuko bashobora no guhindura nimero ntubimenye. Ahubwo hano urahirengagiza kugira ngo ujye wumva amakuru ya nimero zose abashije kuba yavugana nazo. Urabona zira setting nizo naberekaga z'ingenzi, ziriya ziba zihagije. Noneho reka duse nkaho duhamagara iyi application, ariko ahantu uyishyira muri telefone ya sheri wawe. Iyi application uramucunga, telefone yawe irambitse hasi, ubundi iyi application ukahita uyishyira muri telefone ya sheri wawe, ntago amenya ibyo ari byo, nta nubwo abimenya rwose ko ushobora kuba wamurikodinga. Iyo ari umuntu ucokoza telefone cyane akaba yabona application atarazi muri telefone ye, nzagerageza muri video part 2 nkwereka uburyo ushobora kuhidinga ino application kugira ngo sheri wawe akaba atamenya ibyo ari byo. Noneho reka duhamagare turebe yuko iyi telefone yacu irikodinge. Reka wenda tugerageze duhamagare, reka duhamagare nimero iyo ari yo yose tubonye. Wenda urugero reka duhamagare nk'iyi nimero. Urabona ya telefone yacu itangiye kurikodinga. Rero iyo irikodinze gutya, uwo ari guhamagara ibyo bavuganye byose bihita bijya muri record. Dore ngibi bihita byijyana muri record, ku buryo bihita byisevingamo mu buryo bworoheje. Noneho muri part 2 nzabereka ukuntu video yajya ihita ikugeraho direct utiriwe ujya fata phone ngo wiyoherereze amajwi yavuganye nawe. Wenda reka tujye muri record turebe ko ya record yagiyemo. Dore ngiyi ya record, ubu uhita ubasha kumva ibyo bavuganye. Noneho uburyo ushaka kwibaza ati se iyi record ko byibuze nshimye yuko nyibonye, nayifata gute ko iba iri muri telefone ye kugira ngo nyiyoherereze? Iyi record rero urayiyohereza kuko ikwerekana nimero z'uwo muntu baba bavuganye. Noneho ushaka kuyiyohereza ukandaho gutya, wamara ukandaho ukahita ureba tuno tuntu turi hasi, ukahita ukora kuri aka ka kabiri kanditseho share. Noneho urabona ushatse wayiyohereza ukoresheje email, ushatse wayiyohereza ukoresheje Zenda, cyangwa ukayiyoherereza cyangwa ukayisevinga kuri email. Noneho nzakwereka muri video ya kabiri uburyo ino audio ishobora kuhita yijyana kuri email direct, ikahita igera kuri telefone yawe utiriwe ufata telefone ye. Niba ino video hari icyo igufashije, jya ku mbuga zacu udufollowing, ndetse ujye no kuri YouTube channel yitwa Isomo Tech, ubundi ukore subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona amakuru meza nk'aya kandi akugerereho ku gihe. Ciao ciao.